Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse kuri mikoro Nitite Kamanzi. Turabifuriza ibyiza byose kandi tubasaba gukomeza kubana natwe mu bihe byose. Turabashimira uruhare rwanyu mu guteza imbere business isobanutse YouTube channel iduha amakuru kuri business, ariko cyane cyane twibanda kuri Pi Network. Ubwo turabwira nyine aba pioneers. Tubazaniye iki rero uyu munsi? Tubazaniye amakuru tubazaniye ni amakuru y'ingenzi cyane kuri itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024. Tubazaniye amakuru akomeye cyane, amakuru y'impamo yatangajwe dukesha ikinyamakuru Hoka News kiyakomora ku mu YouTuber witwa Rise, utambutse ibiganiro bya Pi Network cyane. Yashyize hanze, yagaragaje ko ibi bintu ngiye kubabwira byakasa mutwe. Iyi nkuru ni inkuru nziza cyane. Mu yandi magambo, inkuru nziza, igitangaza kirongeye kirabaye. Uyu munsi uyu munsi ku itariki 2 yego z'ukwezi kwa 11 nkuko nari mbababwiye, amakuru yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 yagiye hanze. Amakuru yagize aricyo hanze agaragaza ko ibigo bibiri bikomeye byamaze kwinjira muri Pi Network, deja byamaze kwidekarara, byemeye kwakira cyangwa se byemeye kwishyurwa Pi coins. Ibyo bigo ni ibihe? Icyambere ni iki ngiki, nari nabibabwira, reka mbanze mbabwire iki kintu. Umupayoniya wese uzi yuko afite Pi, akaba afite ibikorwa cyangwa se ibicuruzwa akeneye cyangwa acuruza abikomora kuri kimwe muri ibi bigo ngiye kubabwira, yikomere mu mashyi. Yakwikoma mu gatuza, ariko ko kwikoma mu gatuza haba harimo no kwirata, kubera yuko ibi bigo ni ibigo bikomeye cyane. Ajye yicara avuga ati burya mfite amahirwe akomeye, ndi umunyamahirwe. Ikigo cya mbere ni Tesla cya Elon Musk. Iki kigo cya Elon Musk cya Tesla kizwiho gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga ariko bigamije cyane cyane ingendo. Tesla ubundi bakubwira ko intego yayo nyamukuru ari ukoroshya ingendo kuri iyi si, kandi mwibuka yuko ariyo ifite na Elon Musk no ufite SpaceX ubundi yo yashyiriweho koroshya ingendo zo mu isanzure, aho abantu bazajya gutura no kuri Mars. Reka mbabwire, ibi bintu iyo mbivuga mba numva bikomeye. Bityo rero umuntu uzi yuko afite Pi, akaba afite ibikorwa acuruza, akora, akeneye, bifite bihuriye na Tesla. Amakuru yamaze gusakara kandi yuko hari amatelefone akomeye cyane. Ariko iyo telefone bayita ngukira, niba ari Pi Tesla, niba bayita nguki, niba ari Tesla phone, mobile phone. Muraza kutubwira muri comment uko ishobora kuba yitwa, sibyo? Bityo rero iki kigo cya Tesla bayita Tesla mobile phone. Ubwo no kuvuga ngo niba Tesla yamaze kugaragaza yuko yemera kwishyurwa Pi, ubwo kandi izo telefone zizajya zigurirwa kuri Amazon. Ikigo cya kabiri ni Amazon. Numvaga mfite amatsiko yo kuyivuga. Abantu benshi bazwiho cyangwa bazi ko bakunze kugura ibicuruzwa bitandukanye babikuye cyangwa se babiguriye kuri
Amazon deja nayo yamaze kwideklara yuko yemera kwishyurwa payi. Abyumvise? Iya mbere ni Tesla, iya kabiri ni Amazon. Aba bagabo baradushaka wiki? Aba bagabo mu by'ukuri baradushaka wiki? No kubera iki ibi bari mu kubikora? Impamvu nta yindi. Cya mbere ni business, cya kabiri ni urukundo bayikunda. Abyumvise? Nta kindi badushakaho. Cya mbere ni business bakora, cya kabiri ni urukundo badukunda. Iki kigo cya Amazon, Tesla turabizi ko ari ya Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi. Ese Amazon ni yandi? Amazon ni umuherwe nawe uzwi mu minsi ishize, akaba yarari ku isonga rwose mu by'ubutunzi, wo bita Jeff Bezos. Uyu Jeff Bezos niwe washinze iki kigo cy'igihangange mu 1994, mu gihe Tesla ari mu 2000 nakangahe, mu 2000 ndabibabwira. Jeff Bezos nyiri Amazon nawe murumva ko abahirwe bose bamaze kwisunga, ariko ubu Dr. Nicholas azaba umuherwe, tuzamwita iki? Kubura ntarimo kubyumva, ndacyashakisha izina twamwita. Uyu Jeff Bezos ubundi wabahina izina rye ni Jeffrey Preston, ni Jeffrey Preston Bezos. Bezos rero yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mu 1964. Is American business magnate and best known as the founder, executive chairman and former president and CEO of Amazon, the world's largest e-commerce and cloud computing company. Ngo Jeff Bezos nyiri Amazon wamaze kwemeza yuko bemera kwishyurwa Pi network, kimwe na mugenzi we uyu nguyu Elon Musk wa Tesla, izwiho gukora ibinyabiziga cyangwa se ibikoresho byoroshya bikoreshwa mu ngendo, zaba izo ku butaka ndetse ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Mu kirere akibanda ku byogajuru, akaba akorana na NASA. Reka mbwira abapioneers, abapioneers benshi, abapioneers bagiye kuzajya kuri Mars, ku mimbo Mars. Kandi intego ya SpaceX ya Elon Musk yo kujya mu kirere harimo ngo kwigarurira imigabane, planets ni imibumbe, kwigarurira imibumbe yo mu kirere, yewe no kuhatura, koroshya ingendo, za ngendo zamaraga igihe, zamaraga amezi, zikaba imyaka, amasaha n'amasaha, noneho zikaba zakorwa igihe gito, zigakorwa igihe gito. Ng'umugambi wa Tesla ya Elon Musk, ari nawe nyiri SpaceX, kandi akaba ku ikubitiro yagaragaje ko Tesla yandi ko imodoka zikoresha amashanyarazi, akaba yagaragaje ko yemera kwishyurwa Pi. Reka nsaba abapioneers, you pioneers, mwebwe mw'abapioneers, niba mufite Pi, mukaba muri abapioneer muri Pi network,
mukaba muri mu kigo kimwe ku rwego rumwe ku burenganzira bumwe n'umuherwe wa mbere ku isi, ariko umuherwe wa mbere ku isi akaba afite tekinoloji yunganirwa, ifashwa, igizwe, ibyawe, igaburirwa na Pi Network. Wowe uri muri Pi Network, aya mahirwe wagize urumva wayaganya iki? Ndagira ngo nsoze, sindi buvuge byinshi nkaho ari nge waje kurangiza ibibazo bya Pi Network, mbwira abantu byagaragaye ko barimo kwibwa Pi zabo. Narababwiye nti nimureke ababiba babibe, ariko ntimubahe urwaho rwo kubiba. Ariko niba hari uwabibye Pi nk'uko maze iminsi bicaracara mbibona, nanjye ejo bazinyiba, muri telefone yawe ngo muri Pi Network account hasigaramo, muri historique hasigaramo Pi wallet address, izo Pi zagiyeho. Narababwiye nti muze mbafashe dufata abo bantu, ndabafatane. Narababwiye nti inshuro zirenze imwe, zirenze ebyiri, zirenze eshatu, abantu mfasha mbandikira, tukandikira kwa team kandi bagasubiza. Hari abo batinda gusubiza, ariko hari nabo basubiza vuba, kandi ibyo ngibyo ngira ngo abatanga buhamya babyo barahari. Wowe bibye Pi, niba barakwibye Pi koko, niba atari ibintu abantu barimo kwirizariza kugeza ubu ngubu, mbivuze ngira ngo ishuri ishobora kubigera niba atari ya kane ni ya gatatu, ariko nta muntu uragaragara ngo ambwira ati mfasha. Ariko baba bakwibye Pi ukaba ukiryamye aho ngaho, arawa urinde sara, mugabanya amagambo. Ariko niba hari uhari koko, twe gupfobya amarira yawe, vayo tugufasha, tugufatira umujura, icyo gikonto cye bakibane, kandi Pi kwa team gusubize Pi zawe. Biterwa nuko abantu bandikiye nawe ubwawe, ariko nta muntu ndabona uhinguka. Nyamara abantu ntibasiba kurira ngo babibye, bazabafungira konte. Kimwe mu bintu bibujijwe muri iki gihe cya unclosed mainnet, birabujijwe kugurisha Pi, birabujijwe kwishyura Pi z'umurengera kubw'amasezerano mufitanye y'amafaranga azaguha cyangwa se y'ibindi umusezeranya, kuko siko bigenda. Ikemewe ni ukugurana Pi mu bicuruzwa, ni ukwishyura Pi ku kiguzi gikurikije GCV. GCV mbibutse ko yamaze kwemezwa ko Pi imwe izabivunja ibihumbi 314,159 by'idolari. Reka twirebere umuntu ufite Pi 10. Umudamu wa Dr. Nicholas Kokaris ubwe yigeze kwivugira ngo mu bihe bizaza, ntabwo ngo mu bihe bizaza si ngombwa ko umuntu azaba afite Pi nyinshi, 10 gusa zizaba zihagije. Abantu bamaze igihe bamayininga Pi, ayo magambo barayazi n'ukuntu twayakwirakwije, twaguye mu kantu. None uyu munsi turi mu kwezi kwa 11 ku itariki ya kabiri, ariko mu kwezi kwa gatanu nibwo iki giciro twakwirakwije twifuje ko Pi yagira cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kuri Pi imwe, nibwo cyanditswe kandi cyemezwa muri systeme za Pi Network, kiba confirmed nkuko byanditswe gutyo ko cyabaye confirmed cyangwa se cyemejwe, ariko ntikiramurikwa ku mugaragaro mu gihe cya open mainnet. Open mainnet mbibutse ni ugufungurira amayira izo companies zose, icyo bita external connectivities. Ni nko gufungura imipaka y'igihugu. Ubu ubucuruzi twemerewe kubukora hagati yacu nk'abanyagihugu abariko mbyita, ariko icyo gihe hazabaho gufungurira imipaka ya aho baturuka hose. Imipaka ifungurirwa abantu babiri, abanyamahanga baturutse hanze y'igihugu n'abanyagihugu bemerewe gusohoka hanze y'igihugu kandi bakishyura Pi. Noneho hazaba hafunguriwe n'abashobora kuvunja Pi, ariko kugira ngo bakuvunjire Pi wowe bazaba bafunguriye, ntabwo uzafata umupayoniya ngo aguhe
payi umuhe amafaranga. No, wowe uzemererwa iki? Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gusohokana payi hanze ya system za payi azasohokana icyo bita USDT. USD payi ni token zihagarariye payi. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gusohoka hanze atwaye yakabaye ajyana payi hanze azajyana icyo bita USD payi. Hanyuma USD payi ibe yavunja buri faranga ryose ribaho, amafaranga afatika y'ibihugu n'ama cryptocurrencies ayari yose. Ikindi, umuntu uzashaka kwinjira muri payi kumayininga byararangiye, ntabwo azajya abona payi niyo yaba afite amamiliyari y'isi yose, azajya abona ikintu bita USD payi gusa, token za payi. Kandi izo nazo ni ukuvuga ngo nta faranga iryo ari ryo ryose rizaba rivunja payi, mubyumve. Ahubwo biramambu USD payi imwe izaba inganya agaciro n'idolari rimwe. Aka kantu mukumve neza. Hanyuma rero agaciro ka payi byanyabyo kazamurikwa nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12, nibwo tuzabwirwa itariki nyirizina payi izamurikirwaho ku mugaragaro ko irekuriwe gukoreshwa nk'ifaranga ku isi hose. Kandi ndabamenyesha ko iri faranga rya payi ni ifaranga riri politike, ni irya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akamu gashinga hagati mukumve neza. Kandi umayininga amayininge abikunze. Nsoreze kuri iyi ngingo. Umuntu wese navugiraga kuba mayininze payi, umuntu wese wamayininze payi akaba afite ibibazo muri konte ye ya payi network, ndahari ngo mufashe. Reba munsi y'inkuru ukandemo muri description, urabona mu contact zanjye n'urubuga ushobora kujya kwegerana n'abandi mugahana amakuru. Ariko by'umwihariko unyandikire cyangwa umpamagare kuri WhatsApp, voice call, video call, tuvugane numva ikibazo ufite ngufashe. Ariko bibaye byiza wanatwandikira muri comment, kandi ntimwibagirwe no gukora subscribe aho hasi mukandi no kazogera mujye mubona notification ko ikiganiro cyahageze. 12:10 iyo bidushobokeye no kumugoroba 12:10. Ingengabihe nuko nguko ikimeze, iyo mutakibonye nuko biba bitadushobokeye. Ndagira ngo rero nsoreze ku bantu bataramayininga payi network. Muntu utaramayininga payi network, iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo winjire umayininge payi. Ese harasabwa iki? Kurikira ikiganiro kuri business isobanutse, reba nimero 20 igufashe, urebe na nimero 23 igufashe gusobanukirwa birambuyemo. Hanyuma tuzakomeza gutanga n'ibindi. Hanyuma rero dufite ibiganiro turi mu kubategurira bizajya bibafasha kugira byinshi mumenya kwikorera. Ibi byose ni urugamba rurerure dufatanye n'ibindi bikorwa. Iyo bitakurikira cyangwa se mutabibonye ntimukajye mwishusho, ahubwo mujye mutwibutsa, muduhoze ku nkeke kugira ngo natwe iyo pressure idufashe kubitegura. Ndagira ngo nsoze mbwira buri muntu wese w'umupayiniya yuko yitegura. Hasigaye iminsi 60. Iminsi 60. Nyuma y'iyo minsi 60, itangazo rya mbere tuzabona rya Kowa Team twiteze ni ritumenyesha umunsi nyirizina wa open mainnet. Ariko ibyo bitari byaba, dusigaje iminsi 29 kugira ngo umuntu wese wahawe KYC mbere y'itariki ya mbere z'ukwa 7 mwaka wa 2024 akaba atarakoze KYC, azagerwaho n'ibihano byo kwamburwa payi yamayinize icyo gihe cyose n'amabonus aturuka muri security sako n'abantu bamukomokaho zihabwe zimayiningwe n'ababyujuje. Icyo ni igihombo cya mbere. Kandi ikindi mbamenyesha,
ikintu kibabwiye kizatubwira ikimenyetso simusiga cyuko open minded iri hafi. Nimubona ibi bihano byatangajwe nyuma y'itariki 30 z'ukwa 11 bitanzwe, muzamenye yuko nta gisigaye. Abakirisitu ngo Yesu yaravuze ngo ibyo nimubona bibaye muzamenye yuko nabibabwiye. Muzibuka ko nabibabwiye? Niba ariko babivuga simbyibuka. Bityo rero umuntu wese uzi ko ataramayininga payi ari mu mazi abira. Umuntu wese uzi ko yamaninze payi ruko akaba afite ibyangombwa atari yuzuza ari mu mazi abira. Uyu muntu wamayininze payi akaba akirwana n'ibidatunganye byanze gutungana, aho kugira ngo ukomeze gukira n'icyo, egera ababisobanukiwe bagufashe kumenya ikibazo kirihe. Nawe uri mu mazi abira. Buri wese ndamuburira ngo natunganye ibidatunganye. Ibyo nibitabaho ntawe uzatinda kubona ingaruka. Simbifuriza kubona ingaruka mbi, ndabifuriza kugira ingaruka nziza, kubona umusaruro mu byo mwaruhiye. Ariko mumenye ubwenge, nimubura ubwenge Imana ngo namwe izabareka. Niko bimeze kandi ntako bizagabanyuka. Ariko ku bwanjye nababwira ngo ndabifuriza kutazahomba. Kandi Dr. Nicolas atanze umuburo uvuga ngo nta muntu wamayininze bifuza yuko azahomba, ariko uzabishaka azahomba. Niyo mpamvu batanze itariki ntarengwa y'ukwa 9, nyuma bakongera bagangezaho amezi 2 uza ngo narabahamagaye muraninira ngo ariko igihe kizagera nzabaseka ibyo mwatinyaga bibagezeho. Kandi ngo aho ngaho hanze niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Niki cyatuma ujya guhekenya amenyo kandi ibyiza wateguriwe abantu babizi bahari utemera ngo bagufashe wigira igabo? Kubera ikintu, kubera iki abenshi babyinjira mu gasanga ibintu barabyisha barabitobanze kawese barayishe baba we wajya gukosora ugasanga uragigira nawe uzagumane ibyo bintu byawe. Ingaruka niziza ndatekereza ko utazishimira gukomezanya nabyo. Maze rero buri wese ndamwifuriza yuko yaca bugufi agahindukira akemera gufashwa, yego, kugira ngo agire ibintu bitunganye. Nibitaba ibyo nukuri benshi bazarira bahikinye n'amenyo pe. Ariko sibyo mbifuriza. Nimukomeze mugubwe neza, muhaye muronke, buri wese afata injishiye ku ruhembe rwe. Dusigasira iki gisenge ari business twiyubakire payi. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.